Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro intwari ku rugamba nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Dushimiye Imana ikomeje kutwimana. Dukomeje gushima Imana. Iyo mvuze ngo yatwimanye, ushobora kumbaza uti se buriya yatwimanye gute? Iri joro ritambutse umenye ko hari abantu bari barwaye ariko bose ntibageze kuri uyu munsi. Hari abatambutse nyine urugendo rwabo rwasojwe ariko uw'Imana yavuze ngo ongera ubeho. Hari abandi iri joro mwaryamye kimwe ari bazima ariko babyutse barwaye. Turabihanganishije mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibakize. Hari n'abandi uko waryamye umeze, ntugire ngo ubwo ubyutse uri muzima umeze neza n'abandi niko bimeze, ahubwo habaye gukora kw'Imana gukomeye. Imana ishimwe cyane. Hari ubuzima umuntu aba abayemo ariko Imana ikigaragaza ukayibona mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ushime Imana, ubwire Imana ngo urakoze Mana, urakoze ko mbyutse ndi amahoro, urakoze ko mbyutse bikemera, urakoze ko ugikomeje kundindira umuryango, urakoze ko wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwanjye. Shimira Imana uyihereze icyubahiro, kandi ijambo ry'Imana rijye rikubera inkomezi muri uru rugendo, muri ubu buzima. Ujye wumva unejejwe n'Imana mu mutima wawe, ujye wumva unyuzwe n'urukundo rwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo uhereze Imana icyubahiro, ntukaburire Imana umwanya mu buzima bwawe. Uko utagatinga gahunda z'umunsi, ujye ushyiramo n'umwanya wo kwihererana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Biradukwiriye nk'abakristo, biradukwiriye guha Imana agaciro. Ntuburire Imana umwanya mu byo uvuga n'ibyo ukora muri gahunda z'umunsi, ukavuga ngo iyi ni isaha y'umwiherero yanjye n'Imana yanjye. Ni Imana yo gusengwa, ni Imana yo gushyirwa hejuru muri njye. Ugafata iyo saha yawe, ugafata iminota yawe, ukavuga ngo iki ni igihe cyanjye n'Imana cyo kuganira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo wongere ufatanye nanjye kuba muri uyu mwanya wo gusenga, hanyuma dushima Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tunejejwe n'Imana. Nabasuje bene data abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye hose. Imana ibarebe neza, Imana ibanezeze. Nabasuhuje inshuti zanjye by'umwihariko mubana nanjye. Imana ibagirire neza, Imana ibarebe neza kandi Imana ibishimire. Turi mu bihe byiza byo gusenga. Iki cyumweru dufite teme igira iti wicogora gusenga ahubwo ongera ibihe byo gusenga, kuko twasanze umuntu wacogoye kenshi aradandabirana mu bihe byo gusenga. Iyo wacogoye rwose ku cyumweru wirirwa wiryamiye, kubera wacogojwe n'abadayimoni bagukamuyemo imbaraga. Abandi bakajya mu materaniro, wowe ukirirwa wiryamiye, ahubwo ukaza kubaza ngo amateraniro yagenze gute. Iyo wacogojwe n'abadayimoni bakagukamuramo imbaraga, niba waragiraga umwiherero n'Imana ukavuga ngo umunsi uyu n'uyu n'umunsi wanjye wo gusenga ndiyiriza, iyo wacogoye utagifite ibihe byo gusenga byaragabanutsemo, uwo munsi uwupangira ibindi bintu, ugasanga Imana wayimuye. Gahunda yawe n'Imana niyo wimura buri munsi, niyo wimura. Iyo ufashe gahunda wari wariyemeje yo kubana n'Imana, ugafata gahunda wari warahaye Imana, ukavuga ngo uyu ni umunsi wanjye n'Imana, ni igihe cyanjye n'Imana, ukakimura ukabigira akamenyero, ugashyiramo ibindi bintu, icyo gihe uba wacogoye, ahubwo abadayimoni baba bakugushije kabaye. Rero biragukwiriye gufata umwanzuro, ukumva yuko utagomba gucogora gusenga, ahubwo ugomba kongera ibihe byo gusenga. Niba wasengaga rimwe mu cyumweru, bigire kabiri. Imana ishimwe.
were kubigira ibintu bisanzwe, kuko uko wongera ibihe byo gusenga niko ubwiza bw'Imana burushaho kuzaho, niko Imana irushaho kugufortifiya, kukongerera imbaraga muri wowe. Imana ishimwe cyane. Rero iyo umuntu yacogoye ntaba akomeye, ariko umuntu ukomeye akomeza n'abandi, kandi iyo ukomeye uba ufite stabilite, uba wemye, uba uhagaze rwose nta kikunyeganyeza. Imana ishimwe. Rero wicogora gusenga, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma ibice 20 duhere ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Hezekiya yongerewe imyaka yo kubaho bivuye mu kuba yari yasenze. We yari yasenze, arangije gusenga Imana igira ikivuga kuri we, kuko yari yahawe ubuhanuzi bukakaye. Yari yahawe ubuhanuzi buvuga ngo tegeka iby'inzu yawe, kuko utazakira muri ubwo burwayi bwe yari arwaye, ahubwo ugiye gutanga. Ubwo buhanuzi amaze kubuhabwa na Yesaya, umuhanuzi Yesaya wari wamutumweho n'Imana, ngo Hezekiya nta kindi yakoze uretse gufata umwanya wo gusenga. Nagira ngo nkubwire ko niwongera ibihe byo gusenga, mu kongera ibihe byo gusenga wakiriramo ubundi buzima. Mu kongera ibihe byo gusenga za karande zikuvaho. Mu kongera ibihe byo gusenga imigambi n'ibikorwa by'ababisha bawe bifata zero. Mu kongera ibihe byo gusenga Imana irakwishimira ikakuzamuza amaboko yayo. Mu kongera ibihe byo gusenga ni ukuri uhabwa umugisha n'Imana. Mu kongera ibihe byo gusenga Imana irakwishimira. Imana ishimwe. Nyemerera dusomye ijambo ry'Imana rero umurongo wa 4. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3. Uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Kandi kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uyu ni Hezekiya yari arwaye, arwara asenga, ararwara, ariko Imana imutumaho ijambo rimubwira ngo kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Arangije aravuga ati bisimbyemera. Hezekiya arataka cyane. Hezekiya ararira kuri 3. Aravuga ngo ndakwingiza Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, ngo yararize cyane acyakira ubwo buhanuzi, acyakira ubuhanuzi yuko agomba gutanga, acyakira ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka yuko atazakira. Arangije arabyanga, aravuga ati ntago ngomba gupfa, ntago ngomba gukena, ntago ngomba kuba umushomeri, nawe ugomba kugira ibyo wanga. Arabyanga rwose, ntago ngomba kuba uwo baseka, ntago ngomba kuba koronike y'uburwayi. Arabyanga rwose, arabyanga. Ngo Hezekiya yararangije ngararira cyane. Hezekiya ararira cyane, ararira Uwiteka, ariko ntabwo yaririye abantu, ararira cyane yiherereye. Amaze kwakira ubuhanuzi ararira cyane, arataka. Hezekiya atakira Imana. Hezekiya ntiyacogozwa na message yahawe. Hezekiya ntiyacogozwa n'urupfu abona ko rumugezeho. Hezekiya
arataka, Hezekiya ntiyacogora ahubwo ararira. Arangije kurira, umuhanuzi yari yagiye yigendeye rwose ngo yari ataragera mu murwa hagati. Ijambo ry'Uwiteka rigaruka kuri Yesaya. Uwiteka aramubwira ati subirayo, Imana ikugarurire mesaje nshya ivuguruza izo wari warakiriye. Imana ikugarurire ubuzima bushya butandukanye n'ubwo wari umaze iminsi warakiriye ubamo, mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya asubirayo, arangije mu magambo yamubwiye wayumvise, ariko ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Imana ishimwe. Imana aka kamwanya nakubwiraga ngo wicogora gusenga, ahubwo ngera ibihe byo gusenga. Uwiteka Imana avuganye nawe wari ufite amarira muri iyi minsi. Ijambo ry'Uwiteka rije rifite ihumure. Wowe wategereje Imana ukarindira, wowe wizeye Imana, Imana ivuganye nawe muri aka kanya ngo yumvise gusenga kwawe n'amarira yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Hezekiya yaratabawe, Yesaya Imana imukoreramo ibwira Hezekiya ngo kukubaho kwawe nongereho imyaka 15. Birashoboka ko wowe wabonaga byaranze, ariko hari Imana yumva gutaka no gusenga. Imana ishimwe. Mu byo wakoraga hari inyongera Imana ishyizemo, hari undi mugisha Imana ikongereye, mu izina rya Yesu Kristo. Muhahe muronke mugendane n'Imana, kuko kwera k'Uwiteka kubagote. Ntucogore gusenga, ahubwo wongere ibihe byo gusenga. Shalom.